mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga. murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Muri ibi bihe hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana n'abakobwa bakiri bato. Ni ikibazo kigaragara hafi mu bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari. Benshi bahohoterwa ni abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza. Nyuma yo gukorerwa ayo mabi, benshi bisanga batwaye inda bakiri bato zituma bata amashuri, bikabicira ahazaza habo. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko buri mwaka abana miliyoni 16 bari hasi y'imyaka 18 babyara bakiri bato. Mu Rwanda, umuryango Learn Work Develop uri mu miryango ifite gahunda yo gukurikirana abana b'abakobwa batwaye inda z'imburagihe. Babikora mu mushinga witwa Masenge Mbahafi, wita by'umwihariko ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato. Ariko iki kibazo gikomeje kuvugwa cyane muri iyi minsi kuva ubwo hasohotse amakuru yitabwa muri yombi ry'uwitwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid. Uyu akaba ariwe wari ushinzwe gutegura ibirori bya Miss Rwanda cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda. Mu byaha akurikiranyweho n'ubushinjacyaha birimo iby'ihohoterwa rishingiye ku gitsina akekwaho gukorera abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga. Nakwibutsa ko ibi bikiri mu iperereza, ntabwo twabyemeza ko yabikoze kandi nta nubwo ari byo turi butindeho cyane. Kuri telefoni turi kumwe n'umutumirwa wacu Bwana Jean Claude Mwiseneza, niwe uyobora Learn Work Develop. Bwana Mwiseneza, ikaze mu kiganiro murisanga ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane ijwi ry'Amerika, muraho neza? Turaho neza, namwe aho mu Rwanda ni amahoro? Mu Rwanda ni amahoro rwose, tumeze neza kandi turashima Imana. Bwana Mwiseneza, nk'uko nari maze kubikomozaho, muri iyi minsi mu Rwanda ikivugwa cyane ni ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa. Ni nyuma y'amakuru yagiye hanze nk'uko nari mbivuze yitabwa muri yombi ry'uyu Ishimwe Dieudonné. Ariko icyo kibazo noneho kikaba cyatumye abantu benshi bakiganiraho, ndetse ejo bundi umukuru w'igihugu ubwo yari mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR akaba yaragarutse nawe kuri iki kibazo ndetse akivugaho. Reka tumve mu magambo make cyane ibyo umukuru w'igihugu yavuze kuri iki kibazo kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa. Hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye, bishatse byaba. Umuntu akihangira umurimo. Tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi. Ubwo abantu bakihangira umurimo, to abuse people, gucuruza abantu. Erega reports ndazibona iteka no muri polisi, usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga, umubare w'abantu bafatwa, bahagarikwa, correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled
bagatwarwa hanze bakabagurisha. Ariko reka mbihine, hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya. Cya mbere, hari amategeko. Umuntu wabaye abused, umuntu uhohoterwa, umerewe nabi, akwiye gutinyuka akabivuga, akareba aho abigeza kugira ngo atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurenganura. Ubwo ni bimwe. Simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabira inzego, cyangwa keretse niba batinya kujya mu nzego, cyangwa inzego zacu bavuga bati ariko se uraregera nde? Uraregera nawe umeze atyo? Icyo muzakirinde. Aho abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa kubera ko bazi ko nawe ari uko ameze, cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu. Icyo cyaba ari ikintu gikomeye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu ku giti cyabo baba abused, bahohoterwa. Hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite, icyo ni kimwe. Ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa, ukwiye kubabona. Ariko ibyo bijyanye no mu kazi, no muri za minisiteri, no muri institution zisanzwe zacu, harimo n'iki kintu kiri aho kizamura abantu mu ntera, kubera ko umuntu yabanje ubwo murabyumva. Ntabwo nirwa mvuga birenze ibyo. Abantu bari mu gisirikare ukazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad. Ni ibintu bibi cyane. Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo yagezaga ijambo mu nama kaminuza y'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi. Bwana Mwiseneza Jean Claude, Perezida wa Repubulika, arasa nk'ugaragaza ko iki ari ikibazo gikomereye sosiyete nyarwanda, aho anavuga ko hari ikibazo cy'abana b'abakobwa bakorerwa ihohoterwa nk'iryo ariko bagatinya kugira aho baregera. Mwebwe ahanini mwita ku bana baba baratewe inda bakiri bato, ariko abo bana nabo baba baranyuze mu bishuko nk'ibyo mbere y'uko baterwa inda. Kuri wowe ikibazo kiri hehe? Icyo kibazo cyifashe gute muri sosiyete nyarwanda, mwebwe cyane mukorana cyane bya hafi n'abo bana b'abakobwa? Murakoze cyane Edi, kandi nagira ngo nongere mbashimire kuba mutangije izi mpanuro za nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri iki kibazo, aho nk'uko mwabivuze mu nama iheruka y'umuryango wa RPF yagerageje cyangwa se yagaragarije abayobozi bari bayitabiriye uburemere bw'iki kibazo. Ni ikibazo koko kandi kirahangayikishije. Ni ikibazo gihangayikishije sosiyete nyarwanda, ni ikibazo gihangayikishije cyane cyane Afurika. Kandi noneho n'ikindi twavuga ni uko niyo cyaba ku muntu umwe wenyine akaba ari uhohoterwa, ntabwo byaba bishimishije. Kuko njye ubundi sindi n'umunyamategeko, ariko n'abahanga mu mategeko harimo n'abavuga yuko aho kugira ngo umuntu umwe arengane, ahubwo abanyabyaha igihumbi bashobora kwidegembya muri sosiyete, bakaba bari hari aho kugira ngo umuntu umwe arengane. Byumvikana rero yuko
yaba umuntu umwe, yaba babiri, yaba batatu, nta n'umwe ugomba kurengana ku mpamvu izo ari zo zose, cyane cyane mu gihugu nk'u Rwanda, igihugu kigendera ku mategeko, igihugu cyemera ubufatanye, igihugu gishyize imbere umwenegihugu, igihugu cyemera ubufatanye bw'inzego zose, zaba inzego za leta, inzego z'abikorera, inzego za sosiyete sivile, kugira ngo twese dufatanye kureba uburyo buri munyarwanda wese agomba kubaho, akabaho neza kandi uburenganzira bwe bukubahirizwa. Uko rero warubimbajije utise iki kibazo mu by'ukuri kigaragarira hehe cyangwa se gituruka hehe, hari ubwo ari ikibazo kiba n'ubundi gisanzwe kiriho, ariko amahirwe aba ahari n'uko inzego zibishinzwe cyangwa se abayobozi babishinzwe baba bakibonye bakavuga bati ntabwo twishimiye ko iki kibazo kigomba kuba, bakakigaragaza. ariko ngira ngo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika abivuga, ntabwo byagombye kuba ari ibintu biba n'ibirangiza uwo kibayeho ngo atinye kuvuga. Ikindi nubwo abantu bagombye kuba bahohotera abandi, umuntu ngo yumve yuko afite ububasha ku buzima bw'undi muntu ufite uburenganzira nk'ubwe. ngira ngo ihame mu burenganzira bwa muntu rivuga yuko uburenganzira bw'umuntu butangirira aho ubwundi burangirira. Bivuze yuko ntabwo umuntu agomba kubaho mu burenganzira bwe ngo bimuhe uburenganzira bwo kubangamira uburenganzira bw'abandi. Ubwo rero bivuze yuko uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bugomba gukoreshwa kugira ngo uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese, by'umwihariko noneho uburenganzira bw'umwana cyangwa se uburenganzira bw'umugore bwubahirizwe, kubera yuko umwana, umugore nibo bakunze kugaragara mu mateka ya Afurika, mu mateka y'u Rwanda, yuko bakunze guhohoterwa igihe kirekire, ariko ntibiborohere guhita bagaragaza yuko bahohotewe, hanyuma ngo babashe kwirenganura cyangwa se kwegera inzego zabarenganura kugira ngo uburenganzira bwe bwubahirizwe cyangwa se hakurikizwe amategeko. Ariko bwana Mwiseneza, abenshi bakurikiranira hafi iki kibazo bavuga ko ahanini ipfundo ryacyo ari ikibazo cy'ubukene, ari ikibazo cy'urubyiruko kutabona akazi. Icyo gihe ugasanga byorohera wa wundi wifuza kuba yamukorera iryo hohoterwa abikora, kuko wa mwana nk'uko abantu babivuga aba akeneye ayo mafaranga, hanyuma yamara kuyahabwa akagira n'ikibazo cyo kuba yarega uwo muntu kuko wenda ashobora kuba amwifuzaho andi mafaranga. Ikibazo cy'ubukene ukivugaho iki? Ese nawe wemeranya nabo bavuga ko ari ipfundo ry'ibyo bibazo byose? Urakoze. Ikibazo cy'ubukene njye numva gishobora kuba, ariko ntabwo aricyo numva cyaza ku murongo wa mbere. Njye numva icyaza ku murongo wa mbere ari amakuru, ari ikibazo cy'uko abantu badafite amakuru ahagije ku burenganzira bwabo, kugira ngo umuntu amenye ati ese uburenganzira bwanjye ni ubuhe, itegeko rindengera ni irihe, ese ndamutse ngize ikibazo umuntu amuhohoteye nabariza hehe. Ntekereza ko ariho hambere ikibazo wenda gishobora kuba gitangirira, kuko usanga abantu benshi ntabwo baba bazi amategeko, ariko nanone ku ruhande rwa kabiri ntibamenye n'uburenganzira bwabo ngo amenye ati ndamutse mpohotewe ninde nakwifashisha, nanyura mu zihe nzira kugira ngo uburenganzira bwanjye bubashe kubahirizwa. Ubukene rero nabwo birumvikana, ariko kenshi wenda umuntu ashobora, kwa kundi bavuga yuko umuntu wenda ashobora kwitwaza icyo afite, ashobora kuguha kugira ngo wenda niba kigufasha mu buzima wumve yuko wenda wakwihangana, ariko uramutse ufite amakuru ahagije ku bijyanye n'uburenganzira bwawe, uramutse ufite amakuru ahagije yuko uwo muntu urimo kugira icyo agufasha mu by'ukuri atarimo kugufasha ahubwo arimo arakwica, kandi hari icyo wakora kugira ngo uburenganzira bwawe bubungabungwe, nibaza yuko ntabwo wavuga ngo ni uko yaguhaye iki wari ukeneye kugira ngo akugireho ububasha. Nibaza rero ko impamvu za mbere zituruka yuko abantu badafite amakuru ahagije ku burenganzira bwabo. Naho ubukene bwaba ari bushobora kuza yego nk'icyitwazo, bushobora kuza nk'umuntu kugira influence cyangwa power, ubundi muntu yitwaje ko amurusha ububasha, ariko uwo warushijwe ububasha ikigaragaza ni uko aba adafite amakuru ahagije ku burenganzira bwe, ngo anamenye yuko
uyu munsi niba uyamurushije iki n'iki ariko nawe ejo ashobora kukimurusha ndetse cyane ku buryo rero atakabaye amwangiriza amateka ngo amwangirize ubuzima bw'ejo hazaza. Bwana Jean Claude Mwiseneza ni umunyamabanga nyubahirizategeko nshingwabikorwa w'umuryango Landmark Develop ukorera mu Rwanda, ukaba wita ahanini ku bana b'abakobwa batwaye inda z'imburagihe, babikora mu mushinga witwa Masenge Mba Hafi, wita by'umwihariko ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato. Ibyo bakora muri uwo muryango turaza kubigarukaho gatoya, ariko dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza. Reka duhere kuri Gift Irumva. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Uri hehe? Je ntuye muri Mozambique. Ikibazo cyawe? Ariko ndi Umurundi. Ikibazo cyawe? Ikibazo canje ntabwo kimeze nk'ikibazo, ahubwo kimeze nk'icyo kibazo cyane cyane cy'abana bari guhohoterwa bagatwara inda z'indaro bakiri bato, bigatuma akazoza kabo kononekara. Ahanini ntabwo biva, ni nk'intererano, ntabwo biva ngo ubukene, yego birashoboka, kandi birashoboka yuko n'uwo mwana kenshi ushobora gusanga ni umwana bakiri muto, imyaka 14, 16, 17, aba ashaka umuntu agomba kuba amwitayeho cyane. Muri icyo gihe rero umuntu w'umugabo, kandi benshi usanga bahohoterwa n'abantu b'abagabo bakuze, umuntu w'umugabo aba yiyumvira kumuhohotera, nawe aca muri izo nzira nyine akamwiyumvira, akagerageza gushakisha utuntu twomuhimbara twomunezereza. Uwo mwana akumva akunze uwo muntu, akumva nta kintu na kimwe yomwima, ibyo afite byose yumva yobimuha. Bamwe hari aho usanga bababwira ngo akumva ko agomba kumurongora akamugira umugore wiwe, nawe akumva nta kibazo, umva babizeza ibintu bidashoboka. Urumva rero uwo mwana akiri umwana, umaze kumwizeza indege ukamwizeza ibintu birebire cyane, umwana yumva yo kwiha wese. Abo bantu b'abagabo nabo ntabwo n'irari bari kubashuka. Bimaze kubashuka rero iryo rari, ugasanga urubyiruko ruri kwangirika, bibabaje cyane. Birababaje kubona abana ari mu ishuri ari gutegura akazoza kiwe, ariko ugasanga kazoza kiwe karangiritse mu mwanya muto cyane. Gifti, wenda ibyo ni ibyo mu bihugu by'iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ino Mozambique aho ntuyeho, icyo kibazo cy'abana urabona nk'Uburundi n'u Rwanda, iyo umwana atwaye inda ntabwo asubira ku ishuri, baca bamwirukana. Ngaha Mozambique ho baraborohereza, iyo umwana atwaye inda ntabwo bamuhagarika kwiga, ahubwo arakomeza akabandanya akiga ku ishuri, ntibamuhagarika, ntibigera bamubuza kwiga. Ahubwo rero ibyo by'iwacu naho bogerageza bagafasha abo bana, nko mu gihugu cy'Uburundi cyangwa u Rwanda, umwana habaye iryo sanganya agatwara inda, ahubwo ntibace bongera nabo bamugereke ikindi sanganya ngo bamukure ku ishuri, ngo bamubuze gusubira ku ishuri, ahubwo bakamureka akajya ku ishuri. Iryo sanganya ryarabaye, hama agakomeza akiga, akabandanya. Mozambique babikora neza, barabareka bakabandanya bakiga. Urakoze cyane Gift, aho mu gihugu cya Mozambique udusuriza abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Nzi ko muri benshi, kandi urakoze kuba unakurikirana ibiganiro byacu. Ugira umunsi mwiza. Okay, murakoze namwe. Mbere y'uko mpijambo kugira ngo Bwana Mwiseneza agire icyo avuga kuri ibyo Gift asorejeho, avuga ku bijyanye n'abana batwara inda hanyuma benshi bakisanga birukanwa mu mashuri, ndaza kumusaba ko agira icyo abivugaho, cyane cyane ku bireba u Rwanda. Ariko dufite na Marcel. Wiriwe? Niwe neza Rwema Edi. Uri hehe? Ndi mu Rwanda, i Kigali. Ikibazo cyawe? Ndashaka kubanza gushimira umutumirwa, ariko nkamubaza utubazo tugira tubiri. Nk'uko wabivuze ugitangira ikiganiro, ahanini ibintu byinshi bisa nk'ibivumbutse kuri uyu muhungu Dieudonné wateguraga irushanwa rya Miss. Ariko aha ngaha ndavuga iri hohoterwa rishingiye ku gitsina, nk'uko perezida yabivuzeho, yavuze ati waba uri mu kazi kugira ngo uzamurwe mu ntera, ati
nawe urabyumva. Aha rero nagize ibibazo bibiri. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bangavu babyarira iwabo cyangwa baterwa inda bakiri abangavu, nge utubazo tubiri nibaza ndatureba mu duce bibiri. Aba bana bitabira irushanwa rya Miss Rwanda baba barangije segonderi bamaze kumenya ibipfa n'ibikira. Ntabwo wasanga nabo ubwabo kubera gushaka kumenyekana bashobora gushaka gutanga ibirenze kugira ngo bagire icyo babona muri ya myanya. Icyo ni icya mbere, kuko hari igihe umugabo cyangwa umusore ashobora gukora ibintu bigasa nko korosora uwabyukaga. Ndaguha urugero, hari ubwo umuntu yicara akavuga ati nakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo ngere kuri iki, kabona imbaraga zose zansaba. Icyo ni icya mbere. Naho aba bana bakiri batoya bo mu masegonderi, mu matoronkome, ugasanga umwana atewe inda n'umugabo ukuze cyangwa undi mwana mugenzi we. Aha rero numva icyo navuga ko aba bana njye abakuru ntabwo mbagarukaho cyangwa wo mu kazi, kuko ntabwo niba umuntu ari mu kazi ka leta cyangwa akabikorera kugira ngo azamurwe mu ntera agomba gerageza uhine ariko Marcel gerageza uhine, dufite abantu benshi kuri telefone. Yego, nifuza ko iyi miryango itegamiye kuri leta y'abanyamadini n'amatorero, buriya nabo iki ni ikibazo bakwiye kugira icyabo bakakinjiramo ku buryo bwimbitse. Wenda nabwo urugero nka Kiliziya Gatolika iyo umukobwa wabyariye iwabo bamufungira amasakaramentu, nyamara iyo agiye kugarukira Imana aza wenyine, uwamuteye inda ntabwo aza. Ariko bavuze ko bazajya baragarukira Imana ari uko na ba bandi n'uwamuteye inda abonetse, byarushaho kumenyekana ba bantu bahohotera b'abana, noneho ubutabera bugakora akazi kabo. Urakoze cyane Marcel. Bwana mwise neza ku kibazo cya mbere cyari igitekerezo, ariko wagira icyo ukivugaho, hanyuma no kuri ibi bibazo bya Marcel wagerageza kubihina. Ariko hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwa Facebook. Hari uwitwa Murekezi Jimmy wagize ati abakobwa bo muri iyi minsi barikujije cyane, barusha ba nyina ubwenge, usanga aho bicaye baganira bakavuga ngo mfite igisaza, wampaye pasi y'igisaza, ibintu nk'ibyo. Ngo ariko n'ababyeyi bubu nabo si shyashya, ni gute umwana w'umukobwa atunga telefoni y'amadolari 500 utarayimuguriye, nta kazi agira, ukabona umubyeyi ntacyo bimubwiye. Ibyo nabyo wagira icyo ubivugaho mu masegonda make cyane, hanyuma dufata abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. nagira ngo nanjye nshimire aba bagenzi bacu batanze ibitekerezo n'abagize icyo babaza, ariko ngira ngo ni byinshi cyangwa se bisa n'ibitekerezo, kuko irumva gift yavuze kijyanye n'uko guterwa inda kw'abana byica akazoza cyangwa se byica ubuzima bw'imbere yabo hazaza. Nibyo, byica ubuzima bw'imbere yabo hazaza, kuko bubashyira mu bundi buzima, kandi ni n'amateka aba abonye mabi mu buzima bwe aba atazibagirwa kuko aba ahohotewe. Gusa wenda umuntu reba ku bijyanye n'icyo yavuze cyo kudakomeza kwiga mu gihe umwana yatewe inda, hari ibihugu koko usanga bitorohereza abo bana, ariko mu Rwanda siko bimeze. Mu Rwanda ntabwo umwana wasamye inda abuzwa kwiga. Gusamya inda ni kimwe, ni ibyago, ni ikibazo kiba cyamubayeho, ariko ku byo dukora cyane nkatwe nk'umuryango wacu dutanze nk'urugero, aba ni bamwe mu bana dufasha. Ni ukuvuga ngo abana basamye inda z'imburagihe ni bamwe mu bana dufasha, kandi tubafasha kugaruka mu buzima busanzwe. Kandi muri bo hari abo dufasha muri ya gahunda y'amasenge mba hafi kugira ngo basubire ku ishuri, kandi dukorana n'amashuri, abayobozi b'amashuri bakabakira rwose bagakomeza bakiga. Bwana Miseneza, ubwo uvuze kuri masenge mba hafi, mu magambo make cyane iyo gahunda ikora iki? Murakoze. Masenge mba hafi ni gahunda twatangije mu Rwanda. Tuyitangiza kubera iki kibazo n'ubundi twarimo tuganiraho kijyanye n'abana b'abangavu, ku burere bw'abana b'abangavu. Ikaba ari gahunda igamije kubitaho by'umwihariko, kuko bigaragara yuko ababyeyi babo bakeneye gufashwa kugira ngo babashe kubitaho. Icyagaragaye rero ni uko ababyeyi kenshi bakunda kugira isoni zo kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere. Hanyuma ikindi, y'abana basamye inda z'imburagihe usanga ababyeyi babatererana,
ugasanga umugore umugabo babyara uwo mwana baritana ba mwana ko umwe atatubahirije inshingano mu burere bwa wa mwana, bikarangira bamuhohoteye ndetse n'abandi banyamuryango bo mu rugo bakamuhohotera, umwana agatorongera ugasanga mu by'ukuri abuze umufasha kandi abakabaye bamufasha ari abo ngabo barimo baramuhohotera. Masenge rero mu muco nyarwanda ni umuntu tuzi neza wita ku bana, kubisengeneza, akaba tumufata nka mushiki wa se, tumufata nka muramukazi wa nyina, ku buryo azamo kugira ngo nawe afashe wa mwana kongera kugaruka mu buzima busanzwe, atari uko yamaze gusama inda y'imburagihe gusa, ahubwo na mbere y'uko asama agafasha kuganiriza abana, agafasha no kumvisha ababyeyi yuko bagomba kumuganiriza, ndetse akanabafasha kurindwa cyangwa se kubarinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose, harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri iyi gahunda rero dufitemo abagenerwabikorwa b'ibyiciro 4, harimo abo bana bari muri risike bashobora gusama inda z'imburagihe bitewe n'ibibazo bitandukanye barimo mu miryango ifitanye amakimbirane, abana b'imfubyi z'ibana n'ibindi. Harimo icyiciro cya 2 cy'abana basamye, icya 3 n'abana babyaye, hanyuma icya 4 n'abana babyawe n'abo ngabo. Abo bose rero nibo bahamagara Masenge bagira bati Masenge mba hafi, Masenge mfasha kugira ngo nanjye uburenganzira bwanjye bwubahirizwe nk'ubw'abandi bana. Hanyuma hari ikindi abantu bakunze kwibaza iyo uvuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abakobwa n'abagore. Marcel yari avuze ko abana bajya muri za minsi nk'urugero ngo baba barengeje ya myaka umuntu abita ko ari abana bato, ariko gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo bireba imyaka. Nibyo rwose, ntabwo bireba imyaka gusa, kubera yuko umuntu uwo ari we wese ukoresha undi imibonano mpuzabitsina, uretse no kunayimukoresha ndetse n'ibindi, byaba n'ibiganiro, amagambo, ibikorwa biganisha kuri ibyo bijyanye byerekeye igitsina, akaba ashobora kuba yamufatirana mu bukene, yamufatirana muri situwasiyo arimo wenda kubyo agomba kumufasha. Ntabwo byemewe, yaba ari umugabo ubikorera umugore ku cyiciro cy'imyaka yaba afite iyo ari yo yose. Uretse n'ibyo ngira ngo icyo nasobanura neza ni uko uretse n'abantu muri rusange, n'umugabo hari ubwo ahohotera n'umugore we babana mu rugo, akaba ashobora gushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka, cyangwa se atari igihe cyo kuba bashobora kuyikora, atari muri gahunda yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo rero ntabwo ari ku mugabo bigana ku mugore gusa, n'umugore bigana ku mugabo nabo hari ubwo bakora iryo hohotera rishingiye ku gitsina bakarikorera igitsina gabo. Ibyo rero ntabwo bireba imyaka gusa, biba bibi cyane iyo bikorewe umwana uri munsi y'imyaka 18, ariko ni n'ibyo kwamaganwa ku muntu uwo ari we wese. Urakoze cyane bwa Mwiseneza Jean Claude, umuyobozi w'umuryango Learn Work Develop ukorera mu Rwanda. Kuri telefoni dufite abandi bakunze b'ijwi ry'Amerika. Reka dufate Cyril. Wiriwe neza? Amahoro Dirwema. Uri hehe? Mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Ikibazo cyawe? Ikibazo njye ndi kubona, nubwo uwo mutumirwa yavuze yuko ikibazo cy'ubukene kiba kitari cyo kibazo cyane, ariko muri rusange iyo ndebye mbona abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abangavu mu guhohoterwa n'ikibazo cy'ubukene kirimo, kubera ko ntabwo uwumuhohotera ashobora kuba yamusanga mu nzira ari kugenda gusa, cyangwa se ngo amusange iwabo. Akenshi umwana ariga, yamara kwiga akaba yarize nk'ibintu runaka, noneho akapurayinga, muri uko kwapurayinga akaba akeneye kuba yabona akazi. Rimwe na rimwe akaba yahamagarwa ati ngwino turagushaka, hari ibyangombwa ibi n'ibi ugomba kuba watanga. Bakaba basa nk'abamushyiraho nk'amananiza, rero bakamubwira ati kugira ngo ibyo byose niba utabibona ugomba kumfata neza. Urumva umwana w'umukobwa niba amaze igihe iki n'iki yararangije kwiga, akeneye akazi iwabo, niba akenshi ababyeyi ntabwo bakira ubwo bushomeri bw'abana babo, usanga bijujuta ngo ndakugura kotegisi, ndakugura amavuta, ndakugura ikintu cyose, kandi
wakabaye byibura hari ukuntu warabonye akazi, umwana wo kwa kanaka yabonye akazi, wo kwa kanaka yabonye akazi, usanga n'icyo gitoto nacyo ubwacyo kiratuma umwana atiyakira, bikaba ngombwa yuko ari gukora igishoboka cyose kugira ngo nawe abe yabona akazi. Ikindi ni ikijyanye n'ubukene mu muryango. Ashobora kuba ataranize ariko no mu buzima busanzwe akaba yashukwa kugira ngo agere ku kintu runaka. Cyangwa hari n'abahohoterwa bagendeye mu buryo bwo icyo nakwita ishema, avuga ati kanaka abayeho neza, nanjye nzakora igishoboka cyose kugira ngo mbeho neza, mbone umwambaro mwiza, ngire gute, kandi we yakabaye afite ukuntu ashobora kuba yakwitwara muri ibyo bibazo. Ubukene rero ndahamya nashidikanya yuko ari iryo pfundo. Ikindi ni imyaka nayo ubwayo hari igihe bashuka, ugasanga kugendana akumva yuko kuryamana n'uriya mugabo kanaka ari ishema, kuko uriya mugabo ari umukozi wenda wa leta, ari umuganga, ari iki simbizi, n'ishema nabwo ubwabyo akumva yuko byaba ari ishema, nabyo ubwabyo bigenda bibaho. Ikindi numva kigomba kuba cyabaho, bari abana b'abangavu batwara inda, njye sinumva, ntabwo nanisa nabyumva neza, ugasanga umwana yarabyaye ari muri iyo myaka, uwo babyaranye nawe ntabwo yigeze afungwa. Njye mba numva leta ibikwiye kuba yabishyiramo ingufu, ibyarira mu mudugudu bikagera ku rwego rw'igihugu, bakamenya ngo uwo mwana ise ninde, bagakurikirana umuntu uwo babyaranye akaba yafungwa, aba ari umusore aba ari umugabo, akaba ari ikintu gishobora kuba cyakurikiranwa. Ibyo nabyumvishe mu karere ka Gatsibo kariho byabashe kuba byakorwa, ariko no mu gihugu hose ni ibintu bigomba kuba byakurikiranwa, kuko hari n'abo bibaho gutyo ugasanga uburenganzira, umwana wabyawe muri ubwo buryo arabuzwa uburenganzira. Iwabo w'uwo mwana watewe inda nibo bari kuvunika, ugasanga nk'umubyeyi ntabwo yishimiye kurera umwuzukuru atazi se, uwo mukobwa bamubyaranye aramuhisha, ntabwo avuga se w'umwana kandi aramuzi, ugasanga ni n'ibibazo biba binahari, biba bigoye sosiyete nyarwanda. Urakoze cyane Cyril kuri ibyo bitekerezo byawe. Nawe bwana Jean Claude Mwiseneza aragerageza kugira icyo abivugaho, cyane cyane kuri icyo kibazo kijyanye n'ubukene ndetse n'irari na bimwe mu bindi wagiye ukomozaho. Reka dufate na Gilbert hanyuma basubirize rimwe. Gilbert, wiriwe? Mwiriwe neza. Uri hehe? Ndi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi. Ikibazo cyawe? Ikibazo ihohoterwa ryo rikomeje gufata indi ntera ku isi, cyane cyane na hano iwacu mu karere kabisa. Gusa ariko leta igenda idufasha nyine ikabishyiramo imbaraga, ibasha kurinda abana b'abanyeshuri nyine ihohoterwa. Ariko abanyeshuri nabo hari igihe nabo birangaraho nyine iryo hohoterwa naryo, mbega nabo bakabigiramo uruhare. Ingamba twasaba, hari n'igihe bafunga abantu babahohoteye nabo, ariko cyane cyane abakobwa nabo babigiramo uruhare, gishingiye ku irari, havaho irari hagakurikiraho ibintu byo gushaka ibintu bataba bakoreye kabisa. Ikibazo nacyo kireze mu rubyiruko rw'abakobwa, nabyo kuba bashaka ibyo bataruhiye muri make. Nkaba nsaba abakobwa bose baba bari kunyumva bakajya baharanira kwicisha bugufi, bakarya ibyo bahawe n'ababyeyi, bakareka gushaka ibindi by'intonge by'abasore n'abagabo, kuko nibyo byafasha kugabanya ihohoterwa. Urakoze cyane Gilbert. Nawe mu Rwanda bwana Mwiseneza, hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo by'aba bakunzi b'ijwi rya Amerika barimo Cyril na Gilbert? Murakoze cyane. Nibyo rwose, hari icyo twabivugaho. Ndashimira Cyril ku cyo avuze cy'ubukene, kandi nanjye ntangira ntabwo nigeze mpakana ko n'ubukene bubifitemo uruhare, ariko ntabwo navuze ko ubukene ari bwo bwaza imbere, kuko dufite ingero nyinshi z'abana usanga bari mu bukene, yego, ariko ugasanga ntabwo rwose bafite imyitwarire mibi ishobora kuba yabikoza cyangwa yatuma basama izo nda z'imburagihe cyangwa se inda zitifuza. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, dufite n'ingero z'abana bo mu miryango idafite ikibazo. Abana bo mu miryango idafite ikibazo
usanga imiryango ifite byose ibaha, ariko ugasanga nabwo bafite imyitwarire ishobora kubexpoza cyangwa ishobora gutuma basama izo nda zitifujwe cyangwa inda z'imburagihe. Niyo mpamvu rero nagarutse ku kintu nabo bagarutseho, kuko Gilbert na Tiriro yavuze ku kintu cy'igitoto ababyeyi bashobora gushyira ku bana. Wowe ntufite iki kandi uriya afite iki, wowe ntabwo ufite akazi uriya afite akazi. Ni ukuvuga rero icyo gihe umubyeyi hari ubwo aba ari we ubaye nyirabayazana wo gushora umwana, mu gihe yakabaye amufasha kuvuga ati dore icyo wakabaye ukora, reka ngufashe mwana wanjye, dushaka umurimo w'icyo ukora wagira icyo ukubyarira kugira ngo wihe wenda ibyo ntabashije kurya. Gilbert abigarutseho avuga yuko abakobwa hari ubwo usanga wenda bamwe baba bashaka kubona ibyo batavunikiye. Mu by'ukuri iyi si turimo, ibihe tugezemo, birasaba yuko twigisha urubyiruko rwacu, kuko bihora bigarukwaho baba abayobozi baba natwe mu miryango itari iya leta, yuko mu bagenerwabikorwa n'aho duhurira n'urubyiruko hose tubumvisha yuko nta kintu ushobora kugeraho utakivunikiye, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utakivunikiye. Ikintu cyose wabona mu buryo bworoshye kiba gishobora gukurikirwa n'ingaruka mbi. Ibyo nta nubwo biri no mu rubyiruko rw'abana b'abakobwa gusa, kuko n'urubyiruko rw'abana b'abahungu bumva yuko bashobora kubona ibyo batavunikiye nibo barangira ari abajura, ugasanga batangiye kwifuza iby'abandi, bakaba bashobora kujya mu bujura bwo kwiba iby'abandi. Ariko uyu munsi ubashije kuba avuga ati ariko reka negere abashobora kumfasha kugira ngo wenda banyigishe umwuga, banyigishe uburyo nshobora kuba nakora umurimo wafasha, icyo gihe bishobora kumufasha kwirinda ingaruka izo arizo zose no ku bakobwa zirimo na za nda z'imburagihe. Naho ihohoterwa ryo rwose ni ikintu twese dukwiye gufatanya kurwanya, atari ukuvuga ababyeyi ku bana gusa, ahubwo kigomba kuba ikibazo cya sosiyete nyarwanda yose. Twese twumva yuko bitureba, ntihagire umuntu ubona ikibazo ngo yigendere akihorere kandi yakibonye. Urabona umuntu w'umusaza ni umunyamafaranga cyangwa se afite ubushobozi runaka, ari kumwe n'akana k'agakobwa bicaye mu kabari, ukabireba mukicarana nawe ntubwire umusaza mugenzi wawe cyangwa se uwo mugabo utariko ibi bintu ntabwo ari byo. Icyo gihe nidukomeza kubirebera twese twumva ntacyo bitwaye, bizakomeza kugenda biganisha sosiyete nyarwanda ahatari heza. Ariko niba abantu dushobora guhaguruka tukabyanga, mu by'ukuri bizageraho abantu bose babirwanye bicike, kandi nibitanacika bizageraho biba ari kesi nkeya cyane, ariko ku buryo bitari icyorezo gishobora kuba cyaba kiri mu gihugu. Ariko ntihakagire umuntu wumva yuko abantu bashobora kubona ibyo batavunikiye. Aba bana rwose b'abakobwa bumve yuko kugira ngo ubone amafaranga ibihumbi 10 miliyoni hari aho bihera kugira ngo ubashe gukora, atari uko runaka agomba kuyaguha, kuko arayaguha uyu munsi ariko nagutera inda azagutererana, hanyuma nyuma yaho uzasanga ntacyo wungutse, kuko nutangira kurera umwana wenyine nta kazi ufite, nta kintu ufite cyo kumufasha, ingaruka zikuriho wenyine kandi ujye we yigaramiye. Numva aricyo nabivugaho. Murakoze. Hanyuma hari ikindi Elize yavuze cy'uko hari ukudakurikirana abo bagabo batera abo bana amada, ugasanga ababyeyi b'abo bana nibo bita kuri abo bana, abana nabo batewe inda ugasanga barahishira abo bagabo. Icyo kibazo cyo cyifashe gute? Natwe turabibona n'aho dukorera, aho usanga umwana watewe inda ubwe adashaka kugaragaza uwamuteye inda. Kubera iki? Biragaruka nanone kuri cya kibazo cy'uko ari bumushikishe udufaranga, niyumva wenda undi avuze ati ariko se ko ntacyo ufasha, akamwohereza 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, akumva ko bihagije ku buryo atagomba kuvuga wa undi wamuteye inda. Icyo ni ikintu kigaragara rwose. Abana b'abakobwa benshi nibo babahishira, ntabwo ari uko inzego zibishinzwe zanze guhana aba bantu batera abana b'abakobwa inda, ahubwo nuko usanga aba bana b'abakobwa batewe inda babahishira. Ariko nanone usanga ari imiryango yabo, hari nk'abana b'abakobwa usanga bashaka kubagaragaza, ariko ugasanga ise w'umwana, imiryango yateranye yagiye mu bwiyunge, ugasanga abo ku muryango w'umwana w'umukobwa watewe inda bagiye gushaka ku muryango w'umwana w'umukobwa wamuteye inda. Ahari naho dushimira ba masenge twafatanyije muri iyi gahunda ya masenge mba hafi cyangwa dufatanya buri munsi, kubera yuko
bamwe bagiye bagaragaza bavuga hariya barashaka gukora ubwiyunge kandi ku mugabo wateye inda umwana w'umukobwa. Abo rero bagiye babagaragaza ku buryo uyu munsi usanga izo kesi zitagishirwa, abantu bahita bafatwa kugira ngo baryozwe ibyo byaha baba bakoze, ariko kenshi barabahishira. Ariyo mpamvu nahoze mvuga yuko tutagomba kubirebera, kuko nitubona abarimo batemerana na twa twana cyangwa ayo makuru tukaba tuyafite, tuba dukwiye kuyaha inzego zibishinzwe, kandi biranemewe no kuyatanga rwihishwa, inzego zigakora akazi kazo, ariko uburenganzira bw'abana bukubahirizwa. Urakoze cyane. Nisegure kuri Elize, ntabwo ari we wari wabajije icyo kibazo, ahubwo turamufite kuri telefoni. Elize, wiriwe neza? Mwiriwe. Uri hehe? Ndi mu Rwanda, mu ntara y'Iburengerazuba. Ikibazo cyawe? Muri makeya nanjye ni nk'inyunganizi nagiraga ngo kireho kuri iki kiganiro numva mufite muri kuganiraho. Urebye nk'aha mu gace dutuyemo k'Uburengerazuba, usanga abana b'abakobwa muri make, usanga ababyeyi babo, umwana w'umukobwa yatewe inda, ababyeyi babo nabo babigiramo uruhare bamwe na bamwe, si bose. Ariko ababyeyi ugasanga nimba umwana yatewe inda, uwamuteye inda ni umunyamafaranga, yenda se afite amafaranga, ababyeyi bakavuga ati tubyumvikane ku giti cyacu, mwere kutuvamo, twebwe tubahe amafaranga, birangirira aho ngaho. Ugasanga muri make imiryango irumvikanye, ariko umwana we yamaze kwangirizwa, byarangiye kariyeri yiwe bayishe. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Muri make ngere ko mbibona nk'umwanzuro navuga cyangwa se nk'igitekerezo nashyiraho ku rwanjye ruhare, ni uko leta yagerageza abo babyeyi bashaka kumvikanisha imiryango, umwana batewe inda uburenganzira bwe kugira ngo yenda barebe ko babusigasira, ni uko abo babyeyi bahishira abo bateye abana b'abakobwa inda, bagerageza kubashyira mu butabera nabo, kuko baba bakoze amakosa, nubwo baba batagize uruhare ruziguye kugira ngo uwo mwana w'umukobwa aterwe inda, ariko nabo babigiramo uruhare mu gihe yamaze guterwa inda, mu gihe bumvikanye bagahabwa amafaranga, bikarangirira aho ngaho. Ndumva abo babyeyi nabo bajya bahanwa, abana b'abakobwa bagasigasirwa kugira ngo bareke gukomeza guta agaciro muri ubwo buryo. Murakoze. Urakoze cyane Elize kuri ibyo bitekerezo byawe. Dufite na Ali Elize Muhatari, ubu ni Elize wundi utari Elize turangije kuvugana nawe. Elize Muhatari, wiriwe neza? Uri hehe? Mu gihugu cya Kenya. Cya Kenya? Ikibazo cyawe? Ikibazo n'intererano. Komeza turakumva. Kuterekeye abana baba batwara inda batarakwiza dufate imyaka 18 dufate nko mu gihugu cy'iwacu, ibyerekeye nk'abanyeshuri, kenshi na kenshi ibyo birafata ukuntu kuba ari ubukene buri mu miryango, cyangwa rimwe na rimwe naho bidashyika, kubera hari igihe nabo iwabo baba bifite bashobora gutwara inda baba bashishije bivanye n'akageso kabo. Muri rusange ibyo bishobora gushyikira kenshi abantu babo bava mu miryango ikennye. Rero ni kuvuga by'icyo kintu, rero leta irashobora nko kukiga ko abo bana bagashobora kuronka inyigisho zikwiriye, bakabizimiriza kenshi, bagashyira no ku mitumba ku buryo bashobora kwigisha abo bana, bakabigisha ko ibyo bintu ari bibi, bisanzwe bagakura babizi. Nibaza ko icyo kiri mu byoshobora kugabanura abo bashobora gutwara inda batabyishije kandi bakiri batoya cyane. Urakoze cyane Elize mu gihugu cya Kenya, turagushimiye. Bwana Mwiseneza, byinshi muri ibi byari ibitekerezo abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusangizaga, ariko nagira ngo nkubaze, hari abantu bakomeje kuvuga ku bakobwa baba bashaka ibi, baba bashaka biriya, ikibazo cyo kubura amikoro, ubukene. Uruhare rw'umugabo muri ibi bibazo rukwiye kuba uruhe?
urakoze cyane. Ntekereza ko icyo kibazo ari ikibazo cyiza ku ruhare rw'umugabo. Ngira ngo urwa mbere ni urubuga duhuriyeho, aho twumvise ko abagabo batanze ibitekerezo bose bitabashimishije. Tugomba kugira twese nk'abagabo imyumvire imwe kuri iki ngiki, tukumva yuko umugabo aho ari hose agomba kwirinda kwikunda, kumva yuko we kwishimisha ari byo ashyize imbere, bishobora kuba byatuma ashobora kwangiza abana b'abandi. Kandi nanamubwira uwo ari we wese wenda waba ufite izi ngeso, iyi myumvire, yuko nawe byamugarukaho. Kubera iki? Kubera ko niba umuntu ari umugabo yishimiye kuba ari mu kabari ari kumwe n'akana k'agakobwa kangana n'ake, hanyuma undi akamureba akamwihorera, cyangwa se nawe undi agakomeza kubikora atyo, namenye neza ko nawe uwe niba batabirwanyije ngo babuze uwe nawe yicaranye n'undi mugabo ahandi hantu. Byumvikana rero yuko niba agiyewe mugabo ndi kumwe n'umwana w'umukobwa numva ko kumwangiza ntacyo bintwaye, nimenye ko uwo muco ndimo gushyigikira, ndimo kuzamura, urimo gutuma nanjye abanjye bashobora kuba bari ahandi barimo kwangizwa n'abandi bagabo bagenzi banjye. Ubwo rero niba nkunda abana banjye, birasaba ko ndinda n'abana b'abandi, kugira ngo twumve neza yuko abo bana bose, baba abanjye baba n'ab'abandi, bose ari ab'igihugu. Kugira ngo tugire igihugu cyiza rero birasaba yuko turinda aba bana, twumve yuko nk'abagabo tugomba kubihagurukira tukabirwanya, tukumva neza yuko ari bibi cyane kandi binakojeje isoni kumva umuntu mukuru w'umugabo yaba agaragaraho kwangiza umwana. Ari nayo mpamvu musanga n'izi kesi zibaho zo guhishira abantu bakoze ibi byaha, kubera ko abahishirwa benshi ni abantu hanze ushobora kubona ko ari umuntu wiyubashye, ariko mu by'ukuri yakoze igikorwa kigaye. Rero twitegereza kugira ngo bazaduhishire, ahubwo ibyiza reka tubirwanye hakiri kare, dushyire imbere indangagaciro zo kurinda umwana w'umunyarwandakazi. Ni nabwo buryo tuzaba natwe twirinze n'igihugu cyacu. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika, Jean Claude Ngoboka. Wiriwe neza? Mwiriwe. Uri hehe? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ngoboka Jean Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kerwa, mu mudugudu wa mbere. Nkaba ndi umukunzi w'ikiganiro muri Isanga gitambuka ku ijwi ry'Amerika muri rusange, nkurikira umunsi ku munsi kandi nkunda cyane mu biganiro byacyo bya buri munsi. Ikibazo cyawe? Mbona ukuvuga ngo reka mbanze mbashimire kuri iyi nsanganyamatsiko mwaduteguriye ku ihohoterwa rishobora kuba ryakorerwa umwana, ariko noneho umudamu n'umugabo bakaba nabo bagomba kugira uruhare mu kugira ngo iryo hohoterwa ni ribi. Ikintu cya mbere mbanze gushimira Leta y'u Rwanda ukuntu iri kwita ku mwana muri rusange. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kuba yakorerwa ihohoterwa, ariko ugasanga iryo hohoterwa arazitiranyije, cyangwa se ntabashe gukurikiranwa kugira ngo abashe kuba yarenganurwa. Mbanza gushimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwo kugira ngo rukurikirane umwana wakorewe ihohoterwa uwarimukoreye kugira ngo ahanwe. Simvuze ko ihohoterwa riraba, ariko ikintu cya mbere uko abanyarwanda babizi ni amakuru. Iyo amakuru atangiwe igihe, ubuyobozi guturuka ku nzego z'umudugudu, hari inshuti z'imiryango, hari komite zatowe mu midugudu, izo komite ziba zishinzwe gukurikirana umwana w'abakorewe ihohoterwa kugira ngo uwarimukoreye afatwe abiryozwe. Icyo ni ikintu cya mbere mbanje gushimira Leta y'u Rwanda. Ariko ikibazo nanone ndi gushaka kubaza hagati nihuse kugira ngo mene amagambo, ni uko bagomba kongera ubukangurambaga hirya no hino mu gihugu ku burenganzira bw'umwana byerekeranye n'ihohoterwa, kuko akenshi ari igihe ihohoterwa rishobora gukorerwa umwana, ariko ugasanga agace arimo atuyemo runaka ntabwo abashije kuba yatangirwa amakuru, nta muntu umureberera aho hafi, ugasanga ihohoterwa rye akorewe ntabwo rimenyekanye kugira ngo akurikiranwe, uwarikoze ariryozwe. Ariko habayemo mu kwigisha byimbitse biturutse mu guhera mu midugudu kugera ku rwego rw'igihugu, buri wese akamenya ihohoterwa rishingiye ku mwana riteye gutya, ese rikurikiranwa nande. Ibyo bintu byafasha cyane kugira ngo n'ahantu umwana wese ari ukorewe ihohoterwa abashe kuba yarengerwa,
igihe ku gihe cyangwa se ku munota ku munota igihe rikorewe. Akenshi na kenshi usanga ari nk'igihe icyo bishatse kuvuga, hari agace gashobora kuba nka ruyema ya mbere cyangwa se ruyema ya kabiri, ariko ugasanga benshi ntabwo bazi ngo ibimenyetso byerekana ko umwana yakorewe ihohoterwa ni ibihe. Hari ihohoterwa ryo ku gitsina, hari n'ihohoterwa ryo kuba akoreshwa imirimo ivunanye n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose umuturage akaba abizi. Habonetse nk'agatabo kajyamo ayo mabwiriza noneho tugakwirakwiza hirya no hino mu baturage batuye igihugu cy'u Rwanda, ibyo bintu byafasha cyane kugira ngo buri munyarwanda wese ahari amenye iryo hohoterwa rikorerwa umwana n'ingingo irihana, ikamenya ngo ni iki. Ibyo bintu dukumva ihohoterwa ritakongera kubaho hirya no hino muri sosiyete nyarwanda muri rusange. Icyo nicyo kibazo nagira ngo mbaze, kandi murakoze, ndabashimiye kuri insanganyamatsiko mwaduteguriye. Ni Ngoboka Jean Claude, Murasabwa Rwanda, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu Rurema ya mbere, mu kagari ka Kirwa. Murakoze. Urakoze cyane kuba ukomeje kuba inshuti y'ijwi ry'Amerika y'agatasohoka, Bwana Jean Claude. Namwe murakoze kandi merci beaucoup. Urakoze. Bwana Mwiseneza Jean Claude, kuri icyo kibazo cya Ngoboka, usaba ko habaho kongererwa ubukangurambaga ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo abaturage hirya no hino mu gihugu babisobanukirwe cyane. Ndabizi urwo ni uruhare rwa leta, ariko namwe nk'abafatanyabikorwa wigeze gukomoza ku bijyanye n'uko abantu benshi baba badasobanukiwe n'amategeko abarengera. Ibyo ni ibintu bikorwa, niba bidakorwa mwumva byakorwa gute? Murakoze cyane Edi. Mu by'ukuri birakorwa, ariko ntabwo twavuga ko biri ku rwego rushimishije. Nk'uko rero Ngoboka bivuga, nanjye ndabishyigikiye. Ubukangurambaga bukeneye kongerwamo imbaraga, ariko bube n'ubukangurambaga bufite uburyo bukorwamo bunyuranye n'ubwo dusanzwe tuzi. Burya hari igihe wenda umuntu avuga kumva ko bihagije, ariko dukwiye no kureba aho tuvugira ibi bibazo. Ni ukuvuga ngo ibibazo dukwiye kubivugira ahantu hose, haba ari aho abantu bari hose bagomba kurengera umwana, ariko njye numva na cyane cyane mu mashuri kugira ngo abana bagire amakuru ahagije. Ariko no muri buri shuri habeyo abantu bashinzwe kuba bashobora kwakira ibibazo by'abana mu buryo bwihuse. Abana bakangurirwe ko uwaba yahohotewe cyangwa niba hari uwo bigaragara ko ashobora guhohoterwa wenda ahura n'ibyo bibazo mu nzira, habe hari umuntu ushobora kumwakira ku ishuri ari bugezeho ikibazo cye. N'iyo yaba ari umunyeshuri mugenzi we, ashobora kuba yakwisanzura akamubwira ati ariko yewe hari umuntu mbangamiye, hari umuntu uhora ashukisha amandazi, fanta, uhora ambwira amagambo ameze gutya na gutya, wamfasha iki? Wa wundi nawe akaba azi uwo umuntu mukuru ari bwegere kugira ngo babashe kuba iki kibazo bagikurikirana mu maguru mashyashya. Ariko ikindi, dufite na nimero za telefoni zitandukanye abantu bashobora kuvugaho ibi bibazo. Hari 112 ya polisi, hari 116, hari 3512 n'izindi nimero zose abantu bashobora gukoresha. Niba umuntu abonye igikorwa kibi, imyitwarire mibi ishobora kujyana umwana mu kaga, harimo n'iri hohoterwa rishingiye ku gitsina, niduhite tubigaragariza inzego zibishinzwe. Arakoze kandi Ngoboka kuvuga ziriya nzego zo mu midugudu hafi y'iwacu. Dufiteyo inshuti z'umuryango, dufiteyo n'abayobozi batandukanye. Mu by'ukuri birakwiye ko tubashyikiriza ibi bibazo, ariko nibatinda kugira icyo babikoraho, wa wundi wakimushyikirije nahita ahamagara kuri za nimero zitishyurwa, kugira ngo niyo na wa wundi nawe ari umwe mu bantu bashobora kuba wenda baba abafatanyacyaha bo guhishyira cya cyaha, ariko inzego nkuru zibishinzwe nazo zibashe kubimenya kugira ngo zitabare hakiri kare. Hanyuma mbere y'uko dusoza, Bwana Mwiseneza, hari abandi bagarutse ku bijyanye n'uko abana b'abakobwa muri iyi minsi barikujije cyane, barusha ababyeyi ba nyina ubwenge. Abandi bakavuga ko abakobwa ntibumvira ababyeyi babo. Hari uwigeze gukomoza ku bijyanye n'inshingano z'umubyeyi. Ubu benshi bakavuga ko kenshi usanga muri iyi minsi abana barerwa n'abakozi bo mu ngo, ugasanga ababyeyi ntabwo bafite umwanya uhagije wo kuba baganiriza abana babo. Icyo kibazo cy'uruhare rw'umubyeyi muri ibi bibazo byose mubona cyakemuka gute?
murakoze cyane kuko iki ni ikibazo gikomeye kandi gikomeje kugaragara. Murekezi wabivuze kuri Facebook yakoze kuko yavuze ko usanga abakobwa ukuntu baba barikujije, ugasanga bavuga ngo wampaye pasi, amatelefoni ahenze n'ibindi, ariko umubyeyi n'ukuri nagerageze aho ari hose ibyo akora byose, uko abyuka ajya mu kazi agataha bwije cyane, anatekereze no ku bana, yumve ko bamukeneye, bakeneye ko abaganiriza. Ariko ikindi navuga kuri iyi ngingo ni uko usanga hari n'abana barusha amakuru ababyeyi, ugasanga wenda umubyeyi ntiyize, umubyeyi ntazi gusoma no kwandika, wenda umwana we yabashije kwiga, afite abamushukisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, bamwereka ibiteye isoni cyangwa ushobora kumushora mu busambanyi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, zaba kuri WhatsApp n'ibindi. Abo rero nabo mu by'ukuri habeho uburyo butandukanye bw'abantu bumva ko ibintu bibareba, baba n'abakuru b'abana bari aho ngaho hafi, areba avuga ati se uyu mwana aherereye mu biki, ariko bigaruke no ku mwana nyirizina, nawe yiyumve mu buryo bwo kwiha agaciro. Tubigisha hakiri kare uburyo bwo kugira ngo bihe agaciro, ariko bubaka cyane imbere yabo hazaza, kubera yuko uyu munsi ibyo ashobora kuba arimo gukora bishobora kuba byamushora mu mibereho yatuma ejo n'ejo bundi atazabasha kuba ari umuntu uhagaze mu buryo bwo kwikemura ibibazo yahura nabyo. Ababyeyi rero nibahaguruke, ariko naho badashoboye, n'umuturanyi na mukuru w'uriya mwana n'uriya wundi uwo ari we wese ushobora kuba abona ikibazo, nareke kukirebera gusa, ahubwo twese dufatanye tukirwanya. Mu gusoza, Bwana Mwiseneza, hari ubutumwa ufite kuri abo bana ahanini bashobora kuba bagwa mu mitego nk'iyo ishobora kubashora muri ibyo bibazo, ugasanga bahohotewe? Murakoze cyane. Icya mbere navuga ni uko abana bafite amahirwe menshi bagenewe n'igihugu. Icya mbere, iyo ubona abana bose bajya ku ishuri, bakaba bafite uburenganzira bwo kwiga, bakaba bafite uburenganzira bwo kubaho, bafite uburenganzira bwo kuvuzwa igihe barwaye, aya ni amahirwe akomeye cyane. Ikindi kandi, abana bafite uburenganzira bwo kubona amakuru, aho mu Rwanda dufite n'inzego zihagarariye abana, usanga abana bahagarariye bagenzi babo mu nzego zitandukanye. Bivuze yuko umwana niba hari icyo adasobanukiwe, afite abantu benshi ashobora kubaza. Umwana ashobora kubaza umubyeyi, umwana ashobora kubaza mukuru we, umwana ashobora kubaza mwarimu, umwana ashobora kubaza umuntu uwo ari we wese abona wamuha amakuru mazima. Ahubwo ikibazo gihari gikomeye ni ukumenya uwo muntu ninde, kuko hari abatanga amakuru, hari na influence y'abana baba bafite urugero rumwe, usanga bashuka bagenzi babo bari mu rugero rumwe. Nudakora imibonano mpuzabitsina ntuzamera amabere, nudakora imibonano mpuzabitsina ntuzabasha ibi n'ibi bababeshya. Ubu rero ikigamijwe ni uko abo bana babasha kwegerwa, ariko nabo bakamenya guhitamo ninde babona ushobora kubaha amakuru mazima, ariko nanone bakareba ba bandi babagaragariza ko babakunze, kubera yuko muri ba bandi babakunze siko bose babakunze. Hari uza amwereka yuko amukunze, amushukisha utuntu ariko atamukunze. Nabashe kureba uburyo ibyo amuha, yibaza impamvu abimuha, abashe no kugira uwo abwira ko runaka yamuhaye iki n'iki, kugira ngo nawe amugire inama y'uko agomba kubyitwaramo. Bwana Jean Claude Mwiseneza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Learn Work Develop ukorera mu Rwanda, uyu ukaba uri mu miryango ifite gahunda yo gukurikiranira abana b'abakobwa batwaye inda z'imburagihe, mukaba mubikora mu mushinga witwa Masenge Mba Hafi, wita by'umwihariko ku kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane Ijwi ry'Amerika. Shimire n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagiye baduhamagara bagatanga ibitekerezo ndetse bakagira n'ibyo babaza. Shimire Engineer Lobs wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha na Dieudonné Cyubahiro bamfashije kwegeranya iki kiganiro. Muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isa 12 nza kubagezaho. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi ry'Amerika.